Mbanje kubasuhuza nizere ko bameze neza. Dukomeje na gahunda yacu yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza. Ushobora kwibaza ngo uyu munsi tujya kwiga iki? Uyu munsi tujya kwiga gutumira umuntu mu kirori cyangwa se muri birthday cyangwa se muri bride shower cyangwa se mbese mu bukwe. Ibintu byose byerekeye gutumira, uyu munsi uraza kumenya uburyo utumira umuntu, yaba ukuruta, yaba abayobozi bawe cyangwa abakozi mukorana, yaba inshuti zawe, bose uburyo ki ushobora kubatumiramo. Niba ushaka gutumira umuntu rero biba byiza wenda tuvuge n'umuntu utazi ikinyarwanda, kuko already umuntu uzi ikinyarwanda we ugiye kumutumira wamuhamagara kuri telefone of course, cyangwa ukanabimubwira kuri WhatsApp ugakoresha voice note ukavuga ati ndashaka kugutumira. Ariko tuvuge ko uziranye n'abantu batazi ikinyarwanda, ushaka kubatumira mu birori byawe cyangwa mu bihe byiza ufite. Fata telefone yawe ujya kuri WhatsApp, ujya kuri wa muntu umubwira uti hi, bivuze ngo muraho. Ashobora kuzagusubiza mu buryo bubiri, nawe ashobora kuzagusubiza hi cyangwa gusubiza hello, kubera ko byose ni kimwe. Kosa akantu ka mbere uramusubiza uti hi, nawe aragusubiza uti hi cyangwa aragusubiza uti hello, kubera ko byose n'ubundi bisobanura iki? Bisobanura ikintu kimwe. Ugahita umubwira uti how is it going? Bivuze ngo birimo kugenda bite. Ni nko kuvuga ngo bimeze bite. How is it going? Ese bimeze bite? Ushobora kutamubaza gutya, ubu ni uburyo bwa mbere. Bwa kabiri ukamubaza ngo how are you? How are you? Bivuze ngo umeze gute? Uburyo bwa dushobora no kumubaza ngo how are you? How are you doing? Uburyo bwose ni ukubaza umuntu amakuru yiwe, ariko njyewe ubwo nakubwira gukoresha ni buriya bwa mbere, uvuga ngo how is it going, bisanzwe. Iyo umuntu rero umusuhuje mu buryo butandukanye nka kuriya, nawe agusubiza mu buryo butandukanye. Reka turebe uburyo ashobora kugusubizamo kugira ngo utazagutera ikibazo na confusion. Numubaza ngo how is it going, azakubwira ngo it is going well, sibyo? Numubaza ukoresha uburyo bwa kabiri ngo how are you, azagusubiza ngo I am fine. I am fine cyangwa I am good, nyine bisanzwe. Nukoresha buriya buryo bwa gatatu how are you doing, azakubwira ngo I am doing well. Ubu ngubu inkwakuzi ziba zafashe agakaye n'agakaramu zamaze kwandika, kubera ko iki cyo ari icyongereza cy'umwimerere, ni cya cyongereza cyo kuvuga. Abantu mujya muvuga ngo munanirwa kuvuga, I don't know what you mean. Umusuhuje sakwikirije ahangaha hose yakubwira gutya, azahita kubaza ngo and you, bivuze ngo ese wowe umeze gute? And you, icyo yagusubiza cyose ahangaha nawe azagusubiza ngo and you, bivuze ngo ese wowe umeze gute, bisanzwe. Ngo namara kukubaza ngo umeze gute, nawe azaba aricyo gihe cyawe cyo gusubiza ngo I am good. I am good too, bivuze ngo nanjye meze neza. Kugeza ahangaha reka nkeke ko tukiri kugendana. Kugeza ahangaha reka ntekereza neza yuko nta muntu wasigaye, twese turi kugendana. Wari ukiri kumusuhuza. Gusuhuzanya birarangiye, hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho kumubwira impamvu wamwandikiye. Ayo impamvu wamwandikiye ni uko dushaka kugira ute? Kumutumira. Yego, none reka turebe uburyo wa muntu, iyi message ushobora kuyikoresha ku muyobozi wawe, ku nshuti yawe, abo mufite amapfana, pasiteri wawe, uwo ari we wese, kuko irimo ikinyabupfura of course. Nyuma y'ibira byose umaze gusuhuzanya, ushobora guhita umubwira uti I just wanted to invite you. Ubwo uravuze ngo nashakaga kugutumira in my wedding, mu bukwe bwanjye, that will take place on, turi ku itariki zingahe wenda uyu munsi? Turi ku itariki 7, reka dushyire wenda kuri 20 z'ukwezi kwa kangahe? Dushyiraho z'ukwa 9 2025.
Okay, reka turekera. So hano harimo urumuri, aha ni place, a place. Okay, bivuze iki? Ahangaha twamusoje byarangiye, turi kumubwira impamvu tumwandikiye. Ushobora gutangira ukamubwira ngo iyi nteruro ya mbere, I just wanted to invite you. Iriya nteruro ya mbere avuze ngo nashakaga kubatumira. I just wanted to invite you. Nashakaga kubatumira in my wedding, mu bukwe bwanjye. Icyitonderwa rero kigera hano in my wedding. Hano in my wedding ushobora gushyiraho ikintu icyo ari cyo cyose ushaka kumutumiramo. Ushobora kuba atari ubukwe, bukaba ari proposal, I think kari kwandika. Ushobora kuba atari proposal, akaba ari birthday party, akaba ari ikirori gisanzwe. Ushobora kuba atari ibi, akaba ari ibintu bigiye bitandukanye. Murabizi tugira ibirori byinshi. Ashobora no kuba ari irayidi, ubwo bazi ko babyandika, murabizi buriya. So bivuze ngo wowe uzajya ukoresha interuro I just wanted to invite you, nashaka kugutumira in my, hano urenze ikintu ushaka kumutumiramo. Nizere ko muri kubyumva neza. So hanyuma ibyo nibimara kurangira, ukimara kumubwira icyo ushaka kumutumiramo, uzajya utumubwira ngo that will take a place on. Bivuze ngo iyi nteruro ya nyuma iravuze ndashaka kugutumira mu bukwe buzaba ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 2025. Bivuze ngo iyi nteruro ya gatatu ikurikiyeho ibigaragaza amatariki y'icyo gikorwa kizabera, kugira ngo uwo muntu amenye niba afite umwanya, niba kuza bizamukundira, hanyuma cyangwa niba icyo gihe anafite izindi gahunda azabanze azisubike, kubera ko uzaba wabanje kumumenyesha. Kirazira kikazirizwa gutumira umuntu mu birori byawe utamubwiye itariki y'igihe bizabera. Akundi nta nubwo binashoboka. Ariko nose ni gute utumira umuntu utamubwiye igihe ibintu uri kumutumiramo bizabera? Of course nta nubwo bishoboka, namwe murabyumva. So ni ubu buryo rero ushobora gutumiramo umuntu mu birori byawe, akaza kandi ukamutumira mu cyongereza kandi ukanamurangira. Rero ubutaha tuziga uburyo ushobora kurangira umuntu. Ariko mbere ko tugenda, ndashaka kuvugana nawe ushaka icyongereza, ushaka kwihugura ukamenya kuvuga icyongereza, udategwa ukamenya kukivuga neza. So abantu mwese mufite iyo gahunda kandi mwumva ko mubushaka biri serious, hamagara iyi nimero 0729401229. Si mwebwe mushaka kwiga icyongereza gusa mwihugura, ahubwo ndashaka no kuvugana na wa muntu ushaka kugura igitabo cyamufasha kumenya icyongereza mu minsi 30, dore ko icyo gitabo kirimo ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Hakaba harimo uburyo bisubiza, wemeza ndetse unahakana. Yego, icyo gitabo nacyo kirahari, ibintu birimo byose bisemuye mu Kinyarwanda. Ku bantu mugishaka rero, mushobora kutwandikira namwe kuri nimero cyangwa mukaduhamagara tukakikugezaho uherereye hose mu bice bitandukanye by'igihugu. Icyo gitabo kigura 600 gusa, kandi buri kintu cyose kirimo gisemuye mu Kinyarwanda. So umukoro ngiye kubasigira uteye gutya rero, ngiye kubasigira homework. Inkwakuzi zikazisubiza muri comment. Umuntu wamutumiye mu birori byawe bisanzwe, hanyuma wenda tuvuge ari mu modoka ntabwo azi Ikinyarwanda, akwandikiye message kuri WhatsApp uvuga ngo would you please direct me. Rane ravuze ngo could, reka nyandike munsi ndabona hari itagaragara neza, kanyandika would you please direct me. Yego, rane ravuze ngo could you please direct me, irasobanura mu Kinyarwanda ngo ese wanyobora. Nyine ni nko kugusaba uti nyobora. Ari kuza mu birori byawe bamutumiye, wenda utuye nko ku Gisozi, arakubwira uti nyobora. Yego, ubutaha rero ku bantu mubishoboye mubyandike muri comment, ku bantu mutabishoboye ubutaha nta kindi kintu tuziga usibye kuyobora umuntu, ukamuyobora mu rurimi rw'Icyongereza, dore ko ari ibintu by'ingenzi dukeneye cyane kumenya mu Cyongereza kugira ngo bikomeze kudufasha. Ndashaka rero kugira ngo nkubwire ngo nta yindi nkunga tugusabye usibye gukora subscribe, usibye gusharinga no gutanga ibitekerezo ku cyo ushaka kwiga utakiye kikubangamira mu rurimi rw'Icyongereza. Ikindi turabakunda kandi turabishimira. Thank you so much.